ese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadock kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka rero mbasuhuze, mbifurize no kugubwa neza, ndetse mbifurize ikaze muri iyi isaha Imana tugiriye ubuntu bwo kugira ngo tubane, ukaba uri umukunzi w'ijambo ry'Imana. Aya nandi mahirwe ugize, kandi nanjye ndashimira Imana cyane ko idukinguriye uyu muryango. Yewe nkivuga ibyo, nkaba ngira ngo mbonereho no kukwinginga ufate Bibiliya yawe winjire neza mu ijambo ry'Imana. Hari impamvu nyinshi zikwiriye gutuma uhindura imitekerereze, ukareka kwibwira yuko uzajya wumva ijambo ry'Imana ari uko uhuye n'umuntu uvuga ko ari umuhanuzi cyangwa se umupasiteri cyangwa undi muntu runaka, ahubwo ukamenya ko ukwiye kumva ijambo ry'Imana n'igihe uri mu rugo iwawe. Ariko ndagira ngo unezererwe Imana mu mutima. Rero reka nkwinginge turambure Bibiliya zacu mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 8. Turi busome amagambo ari ku murongo waho wa 28 tugeze ku murongo waho wa 30. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 28 kugeza ku wa 30. Iyo turebye muri Bibiliya tubona yuko ubuzima bwacu ntago bumeze nk'ubw'ibuye, nta nubwo bumeze nk'ubw'amatungo, ahubwo ubuzima bwacu butandukanye cyane n'ubw'ibindi bintu ibyo ari byo byose, byaba ibifite ubuzima, ndavuga nk'inyamaswa n'ibindi bifite ubuzima, ibimera, ntago tumeze nkabyo. Bibiliya ivuga neza yeruye mu itangiriro igice cya mbere ko Imana yaturemye mu ishusho yayo. Umugabo n'umugore niko yaturemye mu ishusho yayo. Mu ishusho yayo rero kubera iki? No kubera impamvu tugiye kubona muri iki cyanditswe tugiye gusoma, ndetse akaba ari nacyo turi buze kuganiraho kuri uyu mugoroba wa none. Abaroma 8 umurongo wa 28 kugeza ku wa 30. Reka tuasome mu izina rya Yesu. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Reka nsubiremo aya magambo hanyuma dusenga Imana twinjire mu ijambo ry'Imana. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Mana yacu ishimwe, kandi Mana uhabwe icyubahiro, kuko ari wowe utoranya kandi ni wowe utsindishiriza abari batsinzwe n'urubanza. Rero abo ngabo watsindishirije, abo ngabo watoranije mu rukundo rwawe rwinshi ruhebuje, Mwami, aka kanya ndakwinginze kugira ngo ugire uko wafungura amatwi y'imitima yacu, maze Mana turusheho gutekereza, turusheho kureba neza icyo ijambo ryawe ritubwira. Urakoze rero kuri Imana nziza, kandi ko witeguye gukora byinshi birenze n'ibyo tugusabye. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hano hari amagambo twumvise, ariko amagambo dusomye arasa nkaho ajya kuvuga ku itsinda ry'abantu.
nureba neza ku murongo wa 28 hatubwiye ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana. Urumva uyu murongo uvuze abakunda Imana. Kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Byose ubwo bivuze bingahe? Ni byose nyine. Ibyiza n'ibibi byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Ari ikintu cyansekeje, ariko ntabwo kwari ukunsetsa kundi, n'ukuntu ikintu ntatekerezaga kera ntari namenya ukuri. Nari nzi ko kwivovota ari uburenganzira bw'umuntu, ariko iwacu bagenda babinkuramo, ariko ntibyanshiramo. Ariko nje kubona aho abantu bivovose, Imana ikabarimbura ikoresheje kubasukamo inzoka zikabarya. Ndavuga ni kwivovota burya ni ikintu kibi cyane. Rero ahangaha mpita mbona yuko kwivovota ari icyaha kibi Imana yanga urunuka. Abo rero Imana abantu bakunda Imana, iri ni itsinda ry'abantu, ntabwo ari babandi bose bavuga ngo mana mana mana, ahubwo aba ni abantu bakunda Imana. Bibiliya iravuze ngo byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Ntabwo iri jambo nahise ndimenya, ahubwo nakomeje kugenda nsoma. Uko nagiye nsoma mbona uhereye no kuri Mose yahuye n'ibigeragezo byinshi mu gukorera Imana kwe. Abisirayeli baramupinze, Abisirayeli baramusuzuguye, Abisirayeli baremye ibishushanyo barabisenga. Mu gihe Mose yagiye kuvugana n'Imana, Abisirayeli barivovose nk'uko twari tubivuze. Mbese kubera ko yakoreraga Imana ntibyakuyeho ko nawe ibigeragezo ndetse n'ibyo atari yiteguye bimuzaho. Rero hari ibintu byinshi bitubaho mu buzima, ariko ibyo byose ku bakunda Imana bituzanira ibyiza. Ntabwo ari cyo ngamije gutsindagira, ahubwo ndagira ngo urebe icyo rino jambo riri kutwerekezaho. Riratwerekeza ku kintu gikomeye cyane. Hano ku murongo wa 29 n'uwa 30 haravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ntabwo ari uko nashatse kurobanura, kuko ngira ngo kenshi mvuga ku matsinda y'abantu agiye atandukanye, ariko mbabarire uyu munsi ndagira ngo mvugane n'abo bantu bitirirwa izina ry'Uwiteka, n'abo bantu bavuga yuko bakunda Imana. Abo bantu Bibiliya irambwiye ngo Imana yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije. Donc kera, ndavuga mu kuremwa kw'isi, Imana yaremye umuntu atunganye, imurema mu ishusho yayo. Ariko bidatinze umuntu yaje gucumura. Acumuye ubwo yatandukanijwe n'Imana. Atandukanijwe n'Imana, Imana ikora umugambi wo kongera kumwigarurira, ikora umugambi wo kongera kwiyunga nawe. Kandi uwo muntu wagombaga kongera kungwa n'Imana yari yatsinzwe n'urubanza rw'uko yari yakoze icyaha. Kandi Bibiliya imbwira yuko ibihembo by'icyaha ari urupfu. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, Bibiliya iratubwiye ngo abangaba Imana yarabatsindishirije. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, ibahamagaye ibageza kuri kino kigero cyo kubatsindishiriza. Kandi noneho abo yatsindishirije yabahaye ubwiza muri Kristo Yesu. Bibiliya niko imbwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, byose biba bihindutse bishya. Abo ni Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo waho wa 17. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, kandi ibya kera biba bishize, byose biba bihindutse bishya. Mu yandi magambo, rwa rubanza rw'ibyaha rwari ruri kuri twe, iyo tugeze muri Kristo urwo rubanza ruba rukuweho. Aha rero
iyo umuntu ageze muri Kristo bivuze ko aba yumviye wa muhamagaro Imana ihamagara abari mu isi bose. Imana ihamagara abari mu isi bose, ibahamagarira kwihana, ibahamagarira kwakira impano yayo y'agakiza. Hanyuma aba bamaze kwakira rero, biratubwiye ngo aba ngaba Imana yarabahamagaye, baritaba. Bamaze kwitaba, aba yahamagaye ibarabatsindishiriza, kandi abayatsindishirije ibambika ubwiza. Hari icyanditswe ngira ngo ndebeho gato gusa, ntabwo kiri mu byo nagomba kureba, ariko kiri hano mu Baroma igice cya 8, ninshaka reka ndebe umurongo waho wa mbere gusa. Uravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Mu Baroma igice cya 4 umurongo waho wa 5 haravuga ngo ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Mbese icyo nashakaga kuvuga nuko hari ugukiranuka abizera baheshwa no kwizera Yesu Kristo n'igitambo cye, ari nta tandukaniro, baba abazungu, baba abirabura, baba bakomeye cyangwa boroheje. Gukiranuka kw'Imana abizera baguheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro. Aba rero Imana yabahaye ubwiza, cyangwa se mu yandi magambo, Imana ntibabaraho urubanza, kandi Imana ntibabona nk'abaciriweho iteka, ahubwo ibabona nk'abana bayo. Ni nayo mpamvu Imana itubwiye ngo kuko abo yamenye kera yabatoranyirije kera gushushanywa n'umwana wayo. Ni nacyo tugiye kuganiraho kuri uyu mugoroba, gushushanywa n'umwana wayo. Imana ishaka ko abayikunda, Imana ishaka ko abakijijwe, ababyawe ubwa kabiri, bagira ishusho nk'iya Kristo. Bagira ishusho nk'iya Kristo. Ntabwo nzi neza Kristo uko yasaga, ndavuga mu buryo bw'umubiri, ngo mvuge ngo mfite ifoto ye, reka ndebe ko nayishushanya, cyangwa se ndebe ko nanjye ingohe zanjye zimeze nk'izi. Oya, ntabwo ibi ngibi ari byo Imana iri kuvuga ahangaha. Ahubwo nuko Imana ishaka ko abo yatoranije, abamaze kwemera guhamagara kwayo bakitaba bagakizwa, abangaba Imana ishaka yuko basa na Kristo, batekereza nka Kristo, bagenda nka Kristo, bakora nka Kristo, ndetse intego yabo yo kubaho iba ari imwe n'iya Kristo. Kristo nta kindi cyamuzanye keretse guhesha se icyubahiro. Ndagira ngo tubumbure Bibiliya zacu muri Yesaya igice cya 43, dusoma umurongo waho wa 7. Turasoma 6 na 7. Yesaya 43 umurongo waho wa 6 ndetse n'umurongo waho wa 7. Bibiliya irambwira ngo nzabwira ikasikazi nti barekure, n'ikusi mbabwire nti wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye. Reba rino jambo, kumpesha icyubahiro. Imana yaturemeye kuyihesha icyubahiro. Ntabwo Imana yaturemeye kugenda ngo tube ibyigenge, tujye dukora ibyo dushaka. Nushaka gusambana wirukanke, nushaka gusinda wirukanke, numva ushaka gukubita umugore wawe umukubite, numva ushaka gutuka umugabo wawe umutuke, numva ushaka kugira gute ubikore. Ntabwo ari cyo Imana yaturemeye, ahubwo Imana yaturemeye kuyihesha icyubahiro. Imana yaturemeye kuyihesha icyubahiro. Nyamara nk'uko nabivuzeho, Imana imaze kurema umuntu ntibyatinze ngo acumure, kandi umuntu amaze gucumura ntabwo byagombaga kuguma nk'uko byari bimeze, ahubwo umuntu yatandukanijwe n'Imana. Wow!
ndagira ngo utekereze ku gihe Adamu yari ataracumura. Bibiliya irambwira ngo Imana yajyaga iza ikabasura bakaganira n'Imana, mwene magambo bagasabana n'Imana. Tekereza ukuntu Adamu na Eva biyumvaga, tekereza ukuntu bari bameze, bashobora kwicara mu maso y'Imana, Imana ikicara bakaganira nayo. Tekereza ubwo busabane ukuntu bwari bumeze. Ariko kubera icyaha busabane buracika, ndetse Imana ibirukana mu ngobyi ya Edeni. Kubera iki? Kubera urukundo rwayo. Narasomye nsanga Imana yarabirukanye kugira ngo batazarya ku giti cy'ubugingo, hanyuma bakabaho by'iteka ryose bakaramira mu byaha. Nta cyiza kiba mu byaha, nta mahoro y'ibyaha. Imana ntabwo yashimye ko barya ku giti cy'ubugingo ngo bataramira mu byaha. Imana rero ibirukana mu ngobyi ya Edeni kugira ngo be kurya kuri cya giti cy'ubugingo. Ariko kandi igitangaje nuko Imana itari yarigeze ikibabuza. Ubundi Imana yaremye biriya biti uko ari bibiri, ibishyira mu ngobyi ya Edeni. Hari igiti cy'ubugingo, hari n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ntabwo Imana yababujije kurya ku giti cy'ubugingo, yababujije kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Barangije igiti cy'ubugingo bagitera ishoti, birira ku giti Imana yababujije. Mwene magambo bakora icyo bo ubwabo bishakiye. Ubushake bw'Imana ntibabukora, bityo ubusabane bwabo n'Imana buracika, bityo umubano wabo n'Imana urangirika, birangirika. Kari agahinda gakomeye. Ntabwo nzi uko Adamu yatekereje, ntabwo nzi uko Eva yatekereje kuba bari bahemukiye Imana, kandi Imana itarigeze ibahemukira. Yewe Imana yiza kuba yarabahisha ukuri, ikababwira ko mbese ntibabwire bo kiriya giti kagishyira hariya ntigire ikibabwira, byari kuba byumvikana. Ariko Imana yarababwiye iti muramenye ntimuzakirye, kuko nimukirya no gupfa muzapfa. Cyo kimwe natwe uyu munsi wa none Imana iratubwira mu ijambo ryayo, ikatubwira yuko dukwiriye gushaka mu ijambo ryayo, tugashaka ukuri, tukishingikiriza ku kuri, tukayoborwa n'ijambo ryayo. Ariko abantu benshi bayoborwa n'amarangamutima yabo. Benshi bafite abantu basa nk'ababafashe imitima, ku buryo icyo uwo muntu atamubwiye ni nk'aho kitabaho, ni nk'aho Imana itigeze inavuga. Hari abantu bakunda kumva amagambo y'abantu kuruta uko bakunda kumva ijambo ry'Imana. Rero Adamu nawe we na Eva baragiye bumva icyo umwanzi ababwira mu magambo asize ubuki. Barangije batakaza ubusabane n'Imana, batakaza umubano n'Imana, batakaza kuba mu ngobyi ya Edeni, kandi babaho bategereje urupfu. Ibaze nawe kuba uzi neza yuko wari ufite ubugingo buhoraho, mu kanya gato nk'ako guhumbya pyo ukaba uzi neza yuko utegereje urupfu. Imana yacu rero ishimwe kuko itabarekeye aho ngaho ngo ibatererane, ahubwo Imana yaciye inzira yo kugira ngo yiyunge nabo, bongere bagire ubushobozi bwo kuba bahesha Imana icyubahiro. Ese hari umuntu wabuzi wigeze ubaho ku isi, haba mu gitekerezo icyo ari cyo cyose yagize, haba mu ijambo n'igikorwa yaba yarigeze avuga cyangwa akora? Ese hari umuntu uzi buri saha buri munsi mu buzima bwe bwose yaba yarahesheje Imana icyubahiro? Biroroshye ko twahita tuvuga ngo ntawe, ariko Bibiliya itubwira umwe, ari we Yesu Kristo, yahesheje Imana icyubahiro. Yahesheje Imana icyubahiro. Umurimo Imana yamubwiye gukora, uwo murimo niwo yakoze. Yohana igice cya 17 umurongo wa 4, Yesu ubwe yarivugiye ngo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wamaye gukora. Niba nshaka gusohoza intego yanjye ikomeye hano ku isi mu buzima bwanjye bwose, ariyo guhesha Imana icyubahiro, ngomba guhinduka
ngahinduka mereye kuri cya gihe numvaga ubutumwa bwiza bw'agakiza, nkamenya ko ndi umunyabyaha, nkamenya ko ibihembo by'ibyaha byanjye ari urupfu, narangiza ariko nkasobanukirwa impano y'Imana, narangiza ngahitamo kwizera igitambo cya Yesu Kristo maze ngakizwa. Guhera icyo gihe nkwiriye guhinduka, nkahinduka kugeza ubwo mpinduka nk'ishusho ya Kristo. Icyo Imana ishaka mu mutima wayo nuko, nk'uko twabibonye mu Baroma igice cya 8 umurongo waho wa 29, nuko dushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Nuko dushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Noneho ikibazo rero ni iki ngiki: ese ni gute nashushanywa na Kristo? Ni gute nasa na Kristo? Ni gute nasa na Kristo? Hari imvugo abantu tujya tugira, kandi koko akenshi usanga ari ukuri. Iyo abantu babanye ari nk'umugore n'umugabo bakamarana igihe kirekire, abantu batangira kuvuga ngo ariko uriya musaza uzi ko asa n'uriya mukecuru di, urabona badaseka kimwe, urabona bariya abantu barasa. Kandi koko hari impamvu zatuma basa, nuko baba bamaranye igihe kirekire, barasangiye ubuzima, barasetse, baranezerewe, barahuye na byinshi bari hamwe, bamaranye igihe kinini baziranye. Bano bantu baba barasabanye igihe kirekire ku buryo noneho basigara baseka kimwe, bavuga kimwe, batekereza kimwe. Wari uzi yuko ushobora kubaza umwe ikibazo akagusubiza nk'uko undi nawe umubajije yagusubiza? Kubera iki? Imyaka 50 bari kumwe ni igihe kirekire. Ndabizara abantu benshi bari hano hirya no hino bari kuvuga ngo mbana n'umuntu imyaka 50, bakumva ari igitangaza. Nyamara wari ukwiye kumenya neza yuko urugo rwawe cyangwa se umuryango wawe ari ikintu gikomeye cyane, wari ukwiye gushyira mu buzima bwawe bwose, kuko hari icyo bishushanya. Ntabwo ari cyo nshaka ko tujyaho, ariko nagira ngo nkubwire yuko iyo usengana n'umuntu, iyo wiga Bibiliya uri kumwe n'umuntu, ndavuga uwo mwashakanye, mugasangira ibyo kurya, ntumutekere inyama ngo urye ibijumba, mbese mukaba musangira byose, mukaba musangira ibitwenge, mwarira cyangwa se mwababara, mwembi mugahumurizanya. Icyo gihe mugeraho mugatangira gutekereza kumwe, mugatangira buri wese agakunda nk'ibyo mugenzi we akunda, mugatangira kwibwira kumwe, mbese mugenda murushaho kugenda musa. Hari ikintu gitangaje Bibiliya iduha nk'urugero. Muri Yohana igice cya 18 tubona Petero cya gihe yihakana Yesu. Ntabwo ari ukumwihakana gusa, ahubwo hari ikindi kintu nizemo muri aya magambo. Umuja hariya kwa Pilato yarebye Petero aramubwira ati ariko rero uri umwe mu bigishwa buriya mugabo. Petero ati reka da ishwi, ariko ndagira ngo uce akarongo kuri icyo kintu. Uwo muja kubwo kumwitegereza yaravuze ati uri uwo mu bigishwa be, kuko ngira ngo yaramurebaga akareba ukuntu ameze, akareba ukuntu areba, akareba ukuntu ahagaze, ngira ngo akavuga ati uno muntu ntabwo ari gusa, afite itandukaniro, ntabwo ameze nk'abandi bantu bose bari hano. Uyu nawe yari uwo mu bigishwa ba Yesu. Biba rimwe, biba kabiri, biba gatatu. Hari umugabo Petero yaciye ugutwi, Yesu arongera gusubizaho, noneho ngo umuvandimwe we nawe yaramurebye ngo aramubwira ati ariko uyu siwe nabonye mu gashyamba. Petero agerageza kongera kubihakana, ariko suko yari yanze umwami, ahubwo nuko yari arimo nko kurengera amagara ye, zari za ntege nkeya za kimuntu. Ariko Petero, icyo nashaka kubwira nuko abantu bamurebye bakamenya yuko yabanaga na Yesu. Babibwiwe n'iki se? Yarafite icyapa cyanditseho ngo uyabanaga na Yesu? Oya, ahubwo kuko yamaranye na Yesu igihe,
yari atangiye kugenda asa na Yesu. Abantu bashoboraga kubibona. Ndibuka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abatambyi bakuru ndetse n'abanditsi n'abafarisayo bitegereje intumwa, barazireba, bumva amagambo aziturukamo, bareba ukuntu zigishanya ubwenge, bareba ukuntu zuzuye imbaraga, barangije ngo baribaza bati, aba abanyagalilaya ko ari abantu baciriritse, ko ari abantu batize, ko ari abantu bari aho ngaho gusa, bano bantu ubwenge babukuye he? Nuko ngo agatima kaza kubajyana, bibuka neza yuko ngo babanaga na Yesu. Imana yacu ishimwe cyane, kubwo kubana na Yesu batangiye kuvuga amagambo y'ubwenge nk'ayavaga muri Yesu. Ku munsi wa Pentekote Mwuka Wera amanutse, intumwa n'abigishwa barengaga 120 bari ahantu mu cyumba. Nuko Umwuka Wera amanutse batangira kuvuga indimi nshya. Wow! Baravuga. Buri muntu wese wari aho ngaho mu mujyi i Yerusalemu ngo yumva bavuga ibitangaza by'Imana mu rurimi rw'iwabo. Kuri uriya munsi abantu benshi bavuye hirya no hino bazaga mu murwa w'i Yerusalemu baje kwizihiza biriya birori. Ibi birori rero byahuruzaga abantu bavuye hirya no hino. Ndetse ugiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 ubona yuko Bibiliya ivuga abantu bo mu bihugu bigera kuri 17 bari bateraniye hariya. Ariko buri wese wari uhari yumvise ibitangaza by'Imana mu rurimi rw'iwabo. Barangije baticyorere, aba banyagalilaya bizwi ko batize, ibi bintu babikuye he? Izi ndimi bazigiye he? Ariko Petero amaze kuzura Umwuka Wera, amaze kuzura ijambo ry'Imana, igihe kigeze arahaguruka, arangije ababwira amagambo yerekeye kuri Yesu Kristo. Arababwira ati, wa wundi mwabambye n'amaboko yanyu y'abagome, wa wundi mwishe, Imana yaramuzuye kandi yamugize umwami, imugira Kristo. Barumirwa. Bibiliya irambwira ngo ayo magambo abacumita ku mutima, barihana. Ndetse Bibiliya ivuga ko abarenga 3,000 barakijijwe uwo munsi, barangije baranabatizwa. Ngira ngo hari n'uwo mubatizo munini wabayeho simbizi, wenda hari n'indi yabayeho minini, ariko uyu n'umwe mu mibatizo ikomeye yabayeho. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki? Nuko abantu babanye na Yesu baramenyekanaga. Ntabwo abantu babarebaga ngo babakeke, ahubwo barabarebaga bakavuga bata, aha, nta kundi kuntu uyu muntu yaba ameze gutya. Yabanye na Yesu kubera kumarana nawe igihe, baragiye batangira gusa nawe. Inshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka gusa n'umuntu, marana nawe igihe kirekire. Abanyarwanda baravuga ngo ihene mbi ntawe uyizirikaho inziza. Kubera iki? Ihene n'iry'ihene. Ariko ntago cyaba ari igitekerezo cyiza gufata ihene nziza ukayizirika iruhande rw'imbi, kuko ihene mbi yakwigisha imico mibi ya hene nziza. Ako karakanyuzemo nk'uko Abanyarwanda babivuga, nuko biri, ntago turi bubijyemo cyane. Gusa ndagira ngo nkubwire ngo kumarana na Yesu igihe biguha gusa nawe, biguha gusa nawe. Ni nako ibyo bintu rero bimeze. Uko wamarana n'umuntu igihe mugatangira gusa, umenye neza yuko no kugira ngo dushushanywe n'ishusho ya Kristo Yesu, natwe uyu munsi wa none nta bundi buryo twabikoramo, nuko tugomba gushoramo igihe, cyangwa se mu yandi magambo nuko tugomba gufata igihe kinini tukakimarana nawe twiherereye dusabana. Niba warakijijwe, umuryango urakinguye, Imana igutegera amatwi. Bibiliya irambwira muri Zaburi ya 1 ngo Imana ntabwo ikunda amasengesho y'umunyabyaha, ariko amasengesho y'umukiranutsi Imana yategera amatwi kandi arayishishikaza cyane. Rero niba warakijijwe, Imana yiteguye kumva ndetse no guha agaciro icyo uyibwira cyose. Rero kugira ngo use na Kristo, ukwiriye kumenya ko nta bundi buryo wabikoramo.
ntabwo uzagenda ngo ugwe mu mazi uve mu wabaye nka Kristo, ahubwo ukwiriye kumenya ko ukwiriye kumarana nawe igihe kirekire. Imana irashaka umuntu, Imana irashaka umuntu, irashaka umugabo, irashaka umugore, irashaka umusore, irashaka umukobwa. Imana irashaka umwana, irashaka buri muntu uwo ari we wese, ariko irashaka buri muntu wese ku giti cye kugira ngo agire uyu mutima uyishaka, uyikunda, ushaka gushushanywa n'umwana wayo. Kuko Imana iyo imaze kubona uyu muntu imuha imbaraga zayo, iramuyobora, imuha ubwenge, imuha ubushobozi bwo kugenda ashushanywa n'umwana wayo. Iyo dusomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, burya ntabwo ari igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gusa, ahubwo ushatse wacyita igitabo cy'ibyakozwe n'umwuka wera akoreye mu ntumwa, kuko ntabwo ari imbaraga zabo. Ubuhamya bwabo, ndavuga intumwa ndetse n'abigishwa, bo ubwabo barabyivugiye inshuro nyinshi cyane, bavuga bati muramenye, mudakeka ko ibi ari twe tubikoze, ni Imana ibikoze. Rero hari ibintu bitatu byo kwitabwaho niba dushaka kugirana ubusabane n'Imana, niba dushaka guhesha Imana icyubahiro. Ibyo bintu bitatu ndagira ngo mbikubwire, kuko ni nabyo ngiye gusubikiraho. Icya mbere ni ukumvira Imana. Kumvira Imana, kumvira Imana gutangirira kukumvira ijambo ryayo. Ndaje ngere ku cya gatatu, ari cyo jambo ry'Imana, ariko kumvira Imana, gusenga hamwe n'ijambo ry'Imana. Ibi ni ibintu bitatu dukwiriye kwitaho cyane niba dushaka kugirana ubusabane n'Imana, ubusabane bwiza, niba dushaka guhesha Imana icyubahiro. Kumvira Imana nuko buri kintu cyose Imana ivuze ukamenya ko ariyo yakivuze, apana abantu ibyo bivugira, kuko hari abantu benshi bazaguha ibintu byabo bitandukanye, bakubwira ngo nubyumvira uzaba wumviye Imana. Ariko se koko nibyo? Ujye ushyiraho akabazo, ubanza utekereze, koko ibi ni Imana ibivuga? Nusanga ariyo ubyumvire. Hanyuma hari ugusenga. Gusenga ni ukuvugana n'Imana, ni ukubwira Imana ikikuri ku mutima. Byaba ari ishimwe ni ukuriyibwira, cyaba ari icyo uyikeneyeho ni ukukiyibwira. Donc gusenga ni ukubwira Imana. None icya gatatu ari nacyo nshaka gushingaho agati ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, ndagira ngo turambure Bibiliya zacu muri Timoteyo wa kabiri igice cyaho cya gatatu umurongo waho wa 16, turasoma n'uwa 17. Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa 16 n'uwa 17. Bibiliya irambwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ijambo ry'Imana rizakwigisha. Ese urashaka kumenya ubumenyi nyabwo buturuka mu ijuru, ubumenyi butunganye? Ijambo ry'Imana no kumwemeza ibyaha bye. Donc ijambo ry'Imana rizakwereka ibyo ukora utari ukwiriye gukora, n'ibyo udakora kandi wari ukwiriye kubikora. Ibyo ni ibyaha. Ibyo ngibyo ijambo ry'Imana rizabikwereka. Kandi noneho ijambo ry'Imana rizakwereka uko wava muri ibyo byaha. Ijambo ry'Imana rizagutunganya ugere ku kigero cyiza, aho wakora imirimo myiza yose. Ahubwo ikibazo ahantu kiri ngaha, mbese koko dukunda ijambo ry'Imana? Dukunda kuryumva ribwirizwa? Twebwe ubwacu turaryisomera mu rugo, cyane ko ibi bihe turimo bya COVID-19 nibihe ntago nabisobanura, ariko murabizi abantu babaye mu rugo iminsi irenga 40, ndetse haracyari n'umwanya munini tuzajya tuba mu rugo. Mbese usoma ijambo ry'Imana ra?
mbese uraryiga? Ese ujya ufata umwanya ukaritekerezaho? Cyangwa ni ugufata umwanya wandika ku mbuga nkoranyambaga, yewe byacitse, noneho turapfuye, ibintu birarangiye, yemwe. Mbese amarira niyo akuranga? Cyangwa usoma ijambo ry'Imana? Icyama ugahindura intekerezo, ugatangira gutekereza ku ijambo ry'Imana, ugatangira kwibwira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo umenye neza yuko niba udakunda ijambo ry'Imana ntabwo uzarikuramo byinshi. Zaburi 119, Dawidi yavuze amagambo menshi atandukanye akomeye, ariko ajyanye n'ukuntu akunda ijambo ry'Imana, ajyanye n'ukuntu yishimira ijambo ry'Imana, ajyanye n'ukuntu agambiriye kuguma mu ijambo ry'Imana, ajyanye n'ukuntu ijambo ry'Imana ari ryo rimweza, ari ryo rimutunganya. Ndagira ngo nkurarikire gusoma iyo Zaburi, kuko izakwereka umutima wa Dawidi, kandi nawe usaba Imana ngo uwo mutima aba ari wo uba muri wowe, kuko uwo mutima nanjye niwo nshaka. Nk'uko nabikubwiye, Imana irimo gushaka umuntu. Imana iri gushaka umugabo, Imana iri gushaka umugore, Imana iri gushaka umusore, umukobwa, iri gushaka umusaza, umukecuru, abakomeye, aboroheje. Imana iri gushaka umuntu uzashimikira agashinga imizi mu ijambo ryayo. Yesu yaravuze arimo yigisha, aravuga ngo umuntu, ubwami bw'Imana, umuntu wumva ijambo ryanjye akarikomeza agereranwa n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, ibintu byose bikomeye biraza byikubita kuri iyo nzu, iyo nzu ngo isigara ikomeye. Mbese aho ntabwo wari wigara? Muri iyi minsi ishize ntabwo wari wiga? Hari bamwe batagitekereza no ku nzira zijya aho bitaga ku rusengero. None se ubwo Imana ntabwo iriho? None se ubwo ntabwo ugisenga? Mbese ntabwo wari wiga ko ukwiriye gushinga imizi mu ijambo ry'Imana? Ntabwo wari wiga ko ukwiriye kubaka ubuzima bwawe kuri Kristo? Yesu yongera kuvuga ngo ariko umuntu wumva amagambo yanjye ntayiteho, ntayakomeze, uwo nguwo ashushanywa n'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, maze iyo sura iragenda yikubita kuri iyo nzu, kandi kugwa kwayo kwari kunini. Icyama ugashushanywa na Kristo, icyama ukanyura iyo nzira y'ijambo ry'Imana, icyama kuri uyu mugoroba ugahitamo neza, ugahitamo guhindura intekerezo zawe, ugatekereza nk'uko Imana ishaka ko utekereza. Mana, icyo nicyo ngusabye ngo ukidukorere, yaba jyewe ndetse n'abagenzi banjye bateze amatwi. Mana, uduhe gushushanywa n'ishusho ya Kristo, uduhe gutekereza nkawe, uduhe gukora nkawe, uduhe kugenda nkawe. Kuko Mana, niba Yesu Kristo ari umwana wawe, natwe kubwo kwizera tukaba turi abana bawe, turi abavandimwe, kandi turabaraganwa na Kristo. Rero dukwiriye gusa kugira ngo tutazagera imbere yawe tugakorwa n'isoni. Uri mwiza, ngaho bana natwe, mu izina rya Yesu nimwe dusabye twizeye, amen. Naho ngaho rero umwanya utwemeye kugarukira, reka tuzongere gusubira ku munsi w'ejo. Ariko ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo ushaka kutubaza, waduhamagara kuri 0783 0016 46 0783 0016 46. Imana y'amahoro ibane namwe uhereye none ukageza iteka ryose, amen. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi.
Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi ku bihe